arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Maze amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Ahera karambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Yewe Daniyeli mugabo ukundwa, ndagira ngo wowe nimvuga Daniyeli, wowe wivuge ngo njyewe, wivuge mu izina. 2025 wahuye n'ibibazo byinshi, ariko uyu munsi ngutumweho. Yambwiye ngo mama runaka, papa runaka, uhereye igihe watangiriye gusengaho isengesho wasenze ryarumvikanye. Niyo mpamvu muri ino video ngufi 2025 birashoboka ko wahuriyemo n'ibibazo byinshi, uhura n'abagutengushye, uhura n'abakubeshye, uhura n'abari bagiye kukwica n'ibindi. Ariko uyu munsi ndagutangariza nkubwira ngo yewe mugabo ukiranuka, umuntu wese ukiranuka imbere y'Imana yitwa umugabo. Rero ndagira ngo nkubwire ngo icyazanye marayika ni ukukumenyesha yuko 2026 hari isezerano aje gusohoza. Komeza wihangane, ukomere ushikame. Hanyuma ikindi nakwibutsa, ndagira ngo nkwibutse ngo nta muntu utabeshya, nta n'umuntu utabeshya. Naburahamu yarabeshye, abeshya ko Sara ari mushikiwe. Uyu mwaka uwujugunye inyuma, ihangane ubwire buri muntu uwo ari we wese, umubwire ngo mbabarira. Umufilosofi umwe muri Tanzania yaravuze ngo neno msamaha sio ujinga, neno msamaha ni neno la hekima, ni neno la busara. Ijambo mbabarira ni ijambo rivugwa n'abanyabwenge bazi kwicisha bugufi. Rero nitwa Pastor Mbonyishute Sieni, mpagarariye channel cyangwa igitangazamakuru cyitwa Yerusalemu Nshya Iwacu TV. Ngahagararira ikindi gitangazamakuru bita Mwene Boss Online ku mbuga zose. Nubona Mwene Boss Online ukabona Yerusalemu Nshya Iwacu TV, uzamenye ko ari nge waje. Kuma Facebook na Instagram, TikTok, aho hose uhanshakiye urambona. Ariko nimba hari ikintu nagukoreye kibi, nciye bugufi imbere y'ababyeyi bacu, abana bacu, mumbabarire. Ndi umuntu nshobora gukosa, birashoboka. Rero Uwiteka abaho umugisha kandi nanjye ngirire neza, mu izina rya Yesu Kristo murakoze. Amen.